Muraho neza nanone. Nishimiye kongera kubaramutsa abakurikiye Intego Driving School. Uyu ni wa mwanya mwiza rero wo kongera kwiga isomo nanone ry'uyu munsi, none ku wa gatandatu kwa karindwi 2023. Iki ni cya cyifuzo cy'abatugana, mwari mwadusabye ko twabafasha kongera kubasubiriramo amasomo amwe n'amwe atandukanye ku bijyanye n'amategeko y'umuhanda. Yego, ikibazo cya mbere, uruhushya rw'agateganyo rufite agaciro ku nzego zose z'ikinyabiziga uretse hehe? Ndagisubiramo, uruhushya rw'agateganyo rufite agaciro ku nzego zose z'ibinyabiziga uretse aha hakurikira. Turebye rero mu igazeti mu ngingo ya 6, ubundi uruhushya rw'agateganyo rufite agaciro ku nzego zose z'ikinyabiziga, kuko nta yindi perime provisoire uzongera gukorera, nta rundi ruhushya rw'agateganyo uzongera gukorera uretse urwo rwonyine. Nayo turamutse tuvuze ko rudafite agaciro ku nzego zose, ubwo ikimenyetso cyaba cyumvikanye ko rwaba rufite agaciro urwa moto, ejo wajya ku modoka naho ugakorera indi perime provisoire, kandi ntabwo ari ko biri. Uruhushya rw'agateganyo rufite agaciro ku nzego zose. Aha rero dushaka ibisubizo. Rufite agaciro ku nzego A na F. B, rufite agaciro ku nzego C, D, E, F. C, rufite agaciro D, E, F. Rufite agaciro hose. Igisubizo, uruhushya rw'agateganyo rufite agaciro ku nzego zose, rufite agaciro hose. Twakomeza. Hano rero ni ku kibazo cya kabiri. Tegereze neza. Amatara maremare agomba kuzima iyo umuhanda umurikiwe hose, kandi bikaba bihagije kugira ngo umuyobozi arebe neza mu ntera ya metero zingahe? Amatara maremare ku ngingo ya 43. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzima iyo umuhanda umurikiwe hose, kandi bikaba bihagije kugira ngo umuyobozi abashe kureba neza muri metero 100. Tukiri aho rero, hari n'izindi mpamvu ebyiri zishobora gutuma amatara maremare azima. Amatara maremare ubundi niyo matara y'urugendo, niyo wagakoresheje igihe utwaye ugenda mu muhanda, kuko amurika mu ntambwe ihagije imbere y'ikinyabiziga. Ayo rero niyo twagakoresheje. Ariko se nihe mpamvu ishobora gutuma tuyazimya? Ya mbere, iyo umuhanda umurikiwe hose, bikaba bihagije kugira ngo umuyobozi abashe kureba muri metero nibura 100 nk'iyi batanzemo hano. Iya kabiri, iyo umuyobozi w'ikinyabiziga akurikiye undi mugenzi we bajya mu cyerekezo kimwe bagana muri karitsiye imwe, akaba adateganya kumunyuraho, muri icyo gihe ashobora kuzimya amatara maremare mu gihe intera iri hagati y'uwo akurikiye itarenze metero 50, mu rwego rwo kugira ngo atamuhuma amaso igihe uwo w'imbere akoresheje uturebanyuma, icyo twita retroviseur. Iyo ni impamvu ya kabiri. Iya gatatu, amatara maremare agomba kuzima iyo umuyobozi w'ikinyabiziga agiye kubisikana n'undi. Ikinyabiziga agiye kubisikana n'ikindi, ugomba gukuramo ya maremare ugashyiramo magufi, ayo twita yo kubisikana. Iyo amurika muri metero 40, bigatuma umuhanda mukomeza kurebamo neza kandi mudahumanya amaso, urugendo rugakomeza. Aha rero amatara maremare agomba kuzima iyo umuhanda umurikiwe hose, kandi bikaba bihagije kugira ngo umuyobozi abashe kureba muri metero zingahe? 100. Igisubizo ngiki. Twakomeza muri metero 250, 150 muri metero zingahe? 100. Ikibazo cya gatatu, twitegereze neza. Ikibazo cya gatatu, amatara ndanga yera cyangwa y'umuhondo ari imbere y'ikinyabiziga n'amatara ari inyuma y'ikinyabiziga, ubwo bari ndanganyuma, ndangambere. Ndangambere aba ari umweru cyangwa umuhondo, nayo inyuma ndanganyuma ziba zigomba gusa n'umutuku. Agomba kuba adahumisha amaso, adahumishije kuba amaso kuba yareba, kandi akagaragara nijoro igihe rikeye mu ntera ya metero zingahe? Amatara ndanga rero, ayo twita mauvais stationnement, ayo matara agomba kugaragara nibura mu ntera ya metero 300. Ni ukubonwa, ntago amurika ku buryo hasi wabasha kuhareba, ahubwo abonwa mu ntera nibura ya metero 300. Bivuze ngo uparitse ikinyabiziga ku ruhande rw'umuhanda, ahantu hatekanye, ahantu utizeye umutekano, ahantu hatemerewe guhagarara, ahantu hashobora kubera imbogamizi, cyangwa mu rwego rwo kugira ngo uburire abandi baza bagusanga hakiri kare hatagira uza ngo akwiyahureho, ushizemo ya matara maremare, ukuyemo ya matara maremare n'amagufi, usigaje ayo ndanga ngo asigare akimurikiye
kibasha kugaragara aho gihagaze. Muri icyo gihe rero ayo ndanga abonwa mu ntera nibura ya metero 300. Metero 100, kilometero 100, metero zingahe? 300. Twakomeza noneho ikibazo cya 4. Itara ni icyatsi kibisi rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenye no itara ni icyatsi kibisi rishyirwa ku modoka cyangwa kuri rumoroki ikuruwe rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwiteguye kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwaho. Mu ngingo ya 22 bagena ko imodoka zose zifite ubushobozi bwo kwikorera uburemere ntarengwa bwemewe nk'imizigo irengeje tone 3.5 cyangwa zifite uburebure burenze metero 8, biriya bya rukururana, by'umwihariko cyane cyane apana izo zikora tone 3.5, ahubwo izifite uburebure burenze metero 8 nibyo bikunda gukoreshwaho kuri zira za Scania, zira za rukururana. Inyuma hazo amagana ibumoso hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga bahashyira itara risa n'icyatsi kibisi. Ntabwo rihora ryaka igihe cyose, rikoreshwa mu gihe kimwe na kimwe, nko muri cya gihe we urimo urashaka kumunyuraho, arimo kubireba mu kareba nyuma retroviseur, noneho kugira ngo akwereke ko yabibonye agacana iryo tara ry'icyatsi kibisi, ariko ntabwo rero bivuze ko aguhaye inzira, noneho ugategereza ko aguha inzira nziza yegera amagana hehe iburyo akoresheje itara ndangacyerekezo cy'iburyo, ubundi ukabona ukamunyuraho. Itara rero ni icyatsi kibisi rishyirwa ku modoka cyangwa kuri rumoroki ikuruwe rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwiteguye kumunyuraho. Iryo tara rishyirwa amagana he? Rishyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, ntabwo ari ku nguni. Inguni ni itara ndanganyuma, nayo iryo ryo rishyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ese kirimo? Turebe mu bisubizo. Rishyirwa hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga, hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Terebye ngiki ahegereye inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni hafi hehe y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ni kubera ibinyabiziga ibyikorera bifite uburebure burenze metero 8. Ni itara risa gute? Ni icyatsi kibisi. Twakomeza. Ikibazo cya 5. Hagati y'imodoka ziherekeranyije mu butumwa zigamije urugendo rumwe hagomba kuba metero zingahe? Ibi twarabibonye muri cya kibazo ejo twasuzumye mu isomo ryo ku itariki 5 z'ukwa 7 2023. Iki twari twakibonye, twasanzemo ko mu ngingo 49 ubusanzwe hateganya ko ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bigamije urugendo rumwe bigomba gutonda uburebure bw'umurongo utarenze metero 500, hagati yayo hakaba byibura metero 30. Muri icyo gihe zikagenda urugendo, ariko iy'imbere ifite akapa k'umuhondo kanditseho amagambo atukura attention convoy, nayo y'inyuma ifite akapa k'umuhondo kanditseho amagambo atukura fini de convoy. Ibyo bigakorwa gutyo. Hari impamvu ishobora gutuma tubyirengagiza, ariko tukabihindura mu bundi buryo. Nk'uko batubwiye ngo hagati y'imodoka ziherekeranyije mu butumwa zigamije urugendo rumwe hagomba kuba intera ingana ite? Metero 30, kandi zatonze uburebure butarenze metero 500. Iyo bibaye ngombwa ko ziba nyinshi ducamo amatsinda. Itsinda noneho rigira uburebure bwa metero 50, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50. Icyakora ibinyabiziga bya gisirikare byo igihe biherekeranyije mu butumwa bishobora kutubahiriza aya mabwiriza iyo bigeze aha hakurikira: nko mu nsisiro hamwe hatuwe, iyo bwije kugeza bukeye ntawe ubasha kubona undi, ni nko mu ntera ya metero 30, kimwe no ku manywa nk'igihe cy'igihu cyabuditse ntawe ubasha kubona undi metero 30. Icyo gihe ayo mabwiriza bashobora kuyirengagiza kubw'impamvu z'umutekano batizeye, bityo bikaba ngombwa ko aya mabwiriza batayubahiriza. Ariko abandi mwese mugomba kubahiriza amategeko agenga ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa. Ku ngingo ya 49 uze kubona umwanya ahajye asomeho n'iki kibazo bagikuye. Hagati y'imodoka ziherekeranyije mu butumwa zigamije urugendo rumwe hagomba kuba intera ingana ite? Ni kuba metero nibura 30, byibura metero 30. Murakibona hano. B, byibura metero 50. Oya, metero 30. C, D, metero 50. Aha rero kuri C aho bitandukaniye no kuri A iravuga ngo byibura metero zingahe? 30. Urumva ntabwo bapresiza, ntabwo bemeza ibihame.
kuko uramutse wemeje ihame keretse izo modoka zisudiriye, ariko igihe zidasudiriye zigenda zikora muvoma, hari ushobora kwagiserera akihutamo gake cyangwa akagabanyamo gake, ibyo byose birashoboka. Ubwo rero niyo mpamvu baporopoza byibura metero zingahe? 30. Twakomeza noneho. Ikibazo cya kangahe? Cya 6. Iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ubwawo udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha ahantu heza hategamye, ibikoresho by'ihoni by'icyo kinyabiziga bigomba kumvikanira mu ntera ingana gute? Mu ngingo 83 niho iki kibazo cyaturutse. Ubundi ibinyabiziga bigomba kugira ihoni ryumvikanira, ibinyabiziga byose bigendeshwa na moteri bigomba kugira ihoni ryumvikanira mu ntera ya metero 100. Icyakora iyo ntera ikaba yagabanuka ikaba metero 50 mu gihe iryo honi rishyizwe ku kinyabiziga ubwacyo kidashobora kurenza umuvuduko wa kilometero 50 mu isaha ahantu heza hategamye hashashe ariko cyakozwe. Shingiye kuri iki kibazo rero birumvikana ko iyo ntera idashobora kurenga metero 50 aux alentours cyangwa se in round this bitewe naho urivugirije, kikaba kitarenza metero 50 haba iburyo ibumoso imbere cyangwa inyuma, ku mpamvu z'uko ubusanzwe icyo kinyabiziga gifite ubushobozi bwo kwihuta ngo birenze umuvuduko wa kilometero 50 mu isaha. Ese ni ibihe binyabiziga bishobora kugira ihoni ridasanzwe ryihariye? Ni ibinyabiziga bikora imihanda kimwe n'ibinyabiziga ndakumirwa. Ese ihoni rya velomoteri ho ryumvikana mu ntera ya metero zingahe? 20. Amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri metero 100. Igihe kidashobora kurenza umuvuduko wa kilometero 50 mu isaha ariko cyakozwe, ihoni rikumvikana muri metero zingahe? 50. Uwashaka andi makuru yimbitse yaza kujya mu igazeti akareba ku ngingo 83. Iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha ahategamye, ibikoresho by'ihoni bigomba kumvikanira mu ntera ingana gute? Metero 100, metero 50, 150, no, metero 50, metero 20 igomba kumvikana muri metero zingahe? 50. Twakomeza tukajya ku kindi kibazo. Karindwi. Mu mihanda yo mu mijyi ubwikorezi ntarengwa bwemewe ku mitambiko 3 ifungirwaho ibiziga 4 ni toni zingahe? Ejo twari turimo tureba kuri mu kibazo twari twabonye, harimo igihe cyajyaga gusa n'iki ngiki aricyo uyu munsi kigarutse. Aha rero turabona iki? Twumvise ko amoko 3, twumvise ko imihanda irimo amoko 3. Muri ayo moko 3 hari umuhanda w'umujyi, urugero nk'uyu batanze, hari umuhanda w'igihugu, hari n'umuhanda wa njyanama z'uturere. Muri uwo muhanda w'umujyi n'w'igihugu rero ubwikorezi twasanze mu ngingo 67 ubusanzwe ubwikorezi ntarengwa bwemewe bungana bute? Ubwikorezi ntarengwa bwemewe bwashyizweho n'iteka bagena ko ku mutambiko umwe usanzwe ufungirwaho ibiziga 4 ari toni 10, ku mitambiko 2 toni 16, nayo ku mitambiko 3 toni 24. Ikamyo iyo ari yo yose ntishobora kurenza toni 53. Aha rero mu mihanda yo mu mijyi ubwikorezi ntarengwa bwemewe ku mitambiko 3 ifungirwaho ibiziga 4 ntibishobora kurenza toni zingahe? 24. Toni 24 rero zingana n'ibiro 24,000. Twakomeza noneho. Ikindi kibazo, mwitegereze neza iyo foto, murayibona ni icyapa gitegeka. Ikibazo cya 8, utegetswe kunyura mu nkomane uzengurutse, gishyirwa he kubera iyihe mpamvu? Iki cyapa gishyirwa he kubera iyihe mpamvu? Gishyirwa ahabujijwe kugendera bazengurutse. Oya. Hafi y'isangano cyerekana isangano bagendamo bazengurutse. Yego. Hafi y'isangano kiburira imodoka ko barinyuramo bazengurutse, ntabwo kiburira. Cyerekana imodoka bagomba kunyura zigeze gute, aho ibinyabiziga bagomba kunyura bazengurutse, abantu bagomba gutwara ariko bakanyura bazengurutse. Nibyo barimo batubwira hano. Iki cyapa gisobanura iki? Cyangwa se iki cyapa gishyirwa he kubera iyihe mpamvu? Hafi y'isangano cyerekana isangano bagendamo bageze gute, bazengurutse. Twakomeza noneho. Yego. Icya 9.
iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, kuzamuka no kumanuka, umuyobozi abujijwe gukora iki? Iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, hakurya no hakuno, umuyobozi abujijwe gukora iki? Ubundi ubusanzwe mu Rwanda tugendera mu kuboko kw'iburyo. Twe iwacu mu Rwanda tugendera mu kuboko kw'iburyo. Uganda, Tanzania na Kenya bakagendera ukuboko kw'ibumoso. Ese ni ukubera iki? Ni ukubera iki u Rwanda, Burundi, Kongo tugendera mu kuboko kw'iburyo, ariko Uganda, Tanzania na Kenya bakagendera mu kuboko kw'ibumoso? Biterwa n'ibihugu byadukoroneje. Abize impinduramatwara barabizi. Ibi biraterwa n'ibihugu byadukoroneje. Uyu mwaduko w'abazungu uyu munsi wa none twe turi kwiyegeranya, ukabona ngo East African Community, ibihugu bitanu byegeranye bitezanye imbere, ibindi bihugu bikaza bibyiyungaho. Ibi ngibi turi gukora, bariya abakorone bo bari barabikoze mbere y'uko baza kudukoroneza. Urugero twareba kuri ziriya repubulika z'abasoviyete, repubulika z'abanazi, repubulika za Czech, mbese isi y'uburengerazuba, turuka kwa bariya ba Alexander mu mateka, abize amateka murabizi neza. Aho rero bo baraje baza gukoroneza, wenda umunyafurika, sogokuru wanjye cyangwa n'undi w'umukongomani, w'umurundi, w'umumarawi, barangiza bakamutwara ibuye ry'agaciro. Wenda uwujyanye ubutare bwa zinke akagenda agakuramo amabati, ibisigazwa akabikuramo imikasi n'inzembe. Uwujyanye ubutare bwa Paul akagenda agakuramo za moteri, izo za Olaframontimini, gasegereti, akagenda agacuramo ibitwaro bya kirimbuzi, agacuramo ibikoresho byo mu nganda, amasuka. Urumva rero niba umuntu ari gucura ibikwasi, undi nawe arimo gucura moteri, ntabwo abo bantu batekereza kimwe, kamwe nta nubwo bashobora kujyana ku rwego rumwe. Aho rero niho byavuye kubona ko bamwe barimo gusiga abandi mu iterambere, bajya mu umwe. Rero tusaranganye ibyo tuvuye kunyaga, dore ko twese turi kubikura ku njiji zitazi n'icyo ari cyo. Kumvikana birabananira, habamo ukudahuza, barashwana. Noneho rero uko gushwana kwanzuye ko abaje gukomeza bakoronezwa n'ibihugu bikoresha ukuboko kw'iburyo, ubwo n'uyu munsi turacyajya mu uwo mujya. Abakomeje gukoronezwa n'ibihugu bikoresha ukuboko kw'ibumoso, ubwo bari nabyita ngo baribohoje, nyine baribohoye, bafata icyemezo rero bati ntabwo mwebwe twajyana. N'ikimenyimenyi, nimba nandikaga njye ibumoso nako njye iburyo, ubwo nzajya nandika njye ibumoso, ngo nkwereke ko ntaho duhuriye, mbese dutandukanye. Aha rero twe turacyari muri uwo mujya w'ibyo bihugu bikoresha ukuboko kw'iburyo. Mu magambo yumvikanye, iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe gukora iki? Abujijwe kugendera mu gisate kiri ibumoso bwe. Mu Rwanda twemerewe kugendera mu gisate kiri hehe? Iburyo. Ubwo n'ubu ugiye kwinjira ahantu hatangirwa serivisi, wenda ku murenge, muri za minisiteri n'ahandi, uzajya unyura mu irembo ry'iburyo, uze gusohoka uciye mu irembo ry'ibumoso, ariko ubwo n'ubu usohoka hazajya habaye iburyo. Niba ari muri gare, niba ugiye kuri sitasiyo, ugiye guparika ahantu samoya, ubwo icyo kintu uzajya kizirikana ko tugendera mu kuboko kw'iburyo iyo tugenda. Aha rero bibujijwe kunyura mu gisate kiramagana hehe? Ibumoso. Mu bisubizo rero birabujijwe kugendera mu gisate cy'ibumoso. Turebye igisubizo kiba kiri hafi, murebe neza mwitegeze, kiba kiri hafi, ahubwo kumenya ukuri ko kukibyaza umusaruro niho ibanga riri. Kugenda mu gisate cy'iburyo, kunyuranaho nta gisubizo, igisubizo kiri kuri A. Twakomeza noneho. Ikibazo cya 10. Ibimenyetso bigenga uburyo bwo kugendera mu muhanda birimo ibyiciro bingahe? Ibimenyetso bigenga uburyo bwo kugenda mu nzira nyabagendwa birimo ibyiciro 3. Tugira ibimenyetso bimurika, ibyo abandi bita feruje. Tugira ibimenyetso birombereje, ariyo mirongo mu muhanda hasi. Tukagira ibimenyetso bigenga gutambuka mbere, ari byo twita ibyapa. Icyakora hari impamvu ishobora gutuma twiyambaza ikimenyetso cya 4, kabone n'ubwo kitaba muri iki pese tutagisize muri ibyo ngibyo dutangaje. Icyo ni ikihe rero? Dushingiye ku ngingo y'105 akajya mu kayo ka 6, dushingiye ku ngingo ya 5 akajya mu kayo nayo ka 6, aho kajya nako
ibitegekwa n'umukozi ubifitiye ububasha birusha agaciro ibindi bimenyetso. Bishatse kuvuga iki? Iyo bibaye ngombwa feruje igakomeza yakaya ikimenyetso kimwe cy'umutuku kikanga kuvamo, uruhande rugendwamwo n'icyo kimenyetso rushobora gufata icyemezo narwo rugatambuka ariko rutabangamiye abandi bagenda muri iyo nzira. Muri icyo gihe iyo abakozi babifitiye ububasha babaye bari hafi, bashobora kuza kuyobora abagenzi hifashishijwe ibiganza byabo, bakagenda babayobora mu byerekezo bimwe na bimwe bitandukanye muri icyo gihe, kuko urumva ko ikimenyetso kimurika kiba cyapfuye. Hari n'igihe nta cyapa cyaba gihari aho hantu, bikaba ngombwa ko bababuza kuhanyura kubw'impamvu cyangwa bakabayobora mu yindi nzira. Muri icyo gihe rero uwo mukozi ubifitiye ububasha iyo ari inzaza abaye nk'icyakese ku kimenyetso cya kane, ariko we aza arusha agaciro bya bimenyetso byari bihasanzwe. Aha rero ibimenyetso byo kugenda mu nyabagendwa cyangwa se bijya kugenda mu muhanda birimo ibyiciro bitatu, ari byo ibimenyetso bimurika, ibimenyetso bigenga gutambuka mbere, n'ibimenyetso birombereje. Yego, wabireba ku ngingo ya 91. Icyiciro kimwe, ibyiciro bibiri, ibyiciro bingahe? Bitatu. Twakomeza. Igisubizo ikibazo cya kangahe? Cya 11. Mwitegereze neza iyo foto, mwihanga amaso. Murabonamo imodoka ya RAV4 Nova modeli, yagize panibeti, icanira rimwe amatara ndangacyerekezo igaragaza ko yahagaze ahantu hatemerewe guhagarara kandi habereye imbogamizi uburyo bwo kugenda mu nyabagendwa. Icyakora yashyizeho akamenyetso inyuma, dushingiye ku ngingo ya 4 n'ingingo ya 32, aho igena ko igihe umuntu ahagaze kubera impanuka cyangwa habereye imbogamizi cyangwa bitewe n'izindi mpamvu, agomba gushyiraho ibimenyetso bishobora kugaragaza ko yabaye inkomyi, yabereye imbogamizi abagendera mu nzira nyabagendwa. Icyo kimenyetso hano batanze rero ni akapa ka mpande eshatu gashyizwe inyuma yayo mu ntera ingana gute. Iyo hatuwe, ari mu nsisiro ahantu hatuwe, kano ka tiriyangere tugashyira mu ntera metero 25. Ariko iyo hadatuwe, urugero nka hano, urabona ko biri kose nk'abantu bazi iby'imihanda, wahagereranya wenda nk'amayaga ya Bugesera, aho umuntu yerekeje ava i Kigali wenda yerekeza Bugesera, yashobora kubona ibibaya bimeze gutya. Ahantu nk'aha rero ugashyiraho nibura muri metero 100. Dushingiye rero kuri iyo foto n'ayo makuru mbabwiye, reka twumve ikibazo. Aka kapa ka mpande eshatu gashyirwa mu ntera ingana gute mu muhanda nyabagendwa? Ubwo si igisubizo nticyumvikanye. Gashyirwa mu ntera ya metero zingahe? 100. Kiba kiri hafi igisubizo. Muri metero 150, muri metero 200, muri metero 50, gashyirwa muri metero zingahe? 100. Twakomeza. Itegereze neza iyo foto. Ikibazo cya 12. Iyo foto murayibona? Harimo icyapa kivuga ko bibujijwe kurenza umuvuduko wa kilometero zingahe? 90. Wowe utwaye imodoka aha muri iyi nzira nyabagendwa ubujijwe gukora iki? Hano barabaza ngo umuvuduko ntarengwa muri iyi nzira nyabagendwa ungana gute? Se buriya niyo waba koko utarize amategeko kino cyakunanira. Ntayo tuvuga ngo birabujijwe kurenza umuvuduko wa kangahe? Wa 90. Umuvuduko ntarengwa ugarukiye kuri kangahe? Kuri 90. Twakikomereza noneho. Twakomeza hano. Cya 13. Iyo bidashoboka gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero 1 kandi umunyamaguru akaba ari bunyure hafi y'inkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje kangahe? Dushingiye ku ngingo ya 14 mu igazeti, kuko aha ni icyo kibazo nkibyumva baba baragikuye niho cyavuye, hateganya ko abanyamaguru bagomba gukikira inkomyi banyuze hehe? Mu muhanda, apana kubohereza mu yindi nzira, kurira imikingo y'imisozi, guca muri za kanivori, wori, mu biyabaya by'amazi. Oya, bagomba gukikira banyuze mu muhanda. Namwe bayobozi b'ibinyabiziga mugomba gukikiramo basigiye nibura metero 1. None iyo ibyo bidashobora kubahirizwa kandi umunyamaguru ari bunyure hafi y'inkomyi, muri icyo gihe bigenda bite? Muri icyo gihe rero
umuyobozi agomba gukikira iyo nkomyi afite umuvuduko uri munsi y'intambwe y'umunyamaguru. Afite umuvuduko utarengeje kilometero 5 mu isaha. Mu buhe buryo? Bagena ko umunyamaguru nibura ugenda bisanzwe, wa wundi mushobora guhura atese nyirakana mamakuru sawa warugiye he? Yewe nari ngiye wenda kureba umupira ariko mbivuyemwo nigiriye kwiterera intabire. Uwo urumva ukuntu abagenda gake gake nyine nk'umuntu uri muri quartier, uwo wamugendera nibura ibirometero 9 mu isaha. Hari undi rero ushobora kubirenza, wa wundi ushobora kubaza batese ati usize hariya kuri banki nko kuri sako, usize bagikinguye ko ushaka kujya kwishyura ntararanye umusoro. Uwo nguwo wowe bamubarira ko umuvuduko we ashobora kuba yabagenda ku birometero hagati ya 13 kuzamuka ku isaha. Bakagena ati rero noneho hari undi ushobora guhura nawe bakakubaza ati se iradiyo nsize ku rubaraza irimo ivuga ni igiye hehe ko nsoze nkayibura. Ati nta mugabo nciyeho mbona wambaye igikoti cy'umukara umeze nka Vianira cyangwa Paul cyangwa Laureni, wenda ni wowe waba yitwa gutyo ntagire ngo wenda ni ngamije kumuharabika. Oya ni igitekerezo. Muri icyo gihe ukaba wavuga ati wenda niwe unyuzeho, urumva ko bahita bavuga ati wowe niwe ugitwaye. Mwe nabo rero babarira hejuru metero 14,700 kuzamuka bitewe n'imyitozo bafite. Hari nabo usanga barikoresheje za training rwose kugero kiri hejuru. We rero urimo kugenda mu nzira nyabagendwa ukaba uzi ko umunyamaguru utamusigiye nibura ya metero 1. Icyo rero ugomba kugenda munsi y'intambwe yihe y'umunyamaguru, ku buryo ugenda utangeje kilometero zingahe 5 mu isaha. Tukiraho rero bavandimwe, tukiraho iyo ngingo akenshi kunze gufunga abashoferi ba fuso rimwe na rimwe kubera amakuru bitangiye, bikabatuma babagumana bakabagufunga rwose ugasanga n'amandura yatanze. Wenda umanutse Musanze werekeje Kigali hari ya Shyorongi abahazi, bibaye ngombwa ko ifuso imanutse igenda iri ku myuka ariko yarara hahandi zo wumva igenda vango. Mw'icyo gihe rero agakecuru kemo kijandajandira kitorera udukwi hafi aho y'umuhanda cyangwa se gatashye, muri icyo gihe gashobora kwikanga agahita agwa mu muhonamanga, umuwimanga umanuka akajya kugwa hepfo iyo agasanga arapfuye. Bakimutora rero bagasanga yomye, bati azize iki? Mu gihe bagishaka bagikora iperereza batese iyi modoka kariyo yonyine imanutse aha ipakiye ibirayi, indi modoka inyuze aha ni iyihe? Bati tubwire. Bati reka. Ati uwo mukecuru namubonye ariko ntabwo namukozeho, keretse niba agize igihunga wenda akagenda akagwa munsi y'umuhanda, ariko ubundi ntabwo rigeze mukoraho. Agize igihunga. Aha rero bateganya ko nimba ubugari bw'inzira nyabagendwa igendwaho n'ibinyabiziga budahagije, mwe nk'abayobozi mugomba koroherana kugira ngo tutambuke. Ikindi bakubwiye ko ugomba gusigira umunyamaguru nibura metero 1. Niba rero ntayo wamusigiye, zirikana ko uri mu mpamvu yabaye intandaro y'impanuka. Wakabaye umanuka uri munsi y'umuvuduko we, uri munsi ya kilometero 5 mu isaha, kugira ngo utamukanga kuko yakabaye anihuta kukurusha. Niba rero wabirenzeho, icyo gihe iyo basuzumye ingingo n'akabago, birangira ipantaro yawe irimo iceza. Aha rero mu kibazo bakwazaga ngo iyo bidashoboka gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero 1 kandi umunyamaguru akaba anyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira atarengeje umuvuduko wa kangahe? Kilometero 5 mu isaha. Ni ryari umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugenda atarengeje kilometero 5 mu isaha? Ni igihe harimo gukikira inkomyi y'abanyamaguru, aho abanyamaguru banyura kandi nta metero nibura 1 yageze gute yabasigiye. Twakomeza 10 na kangahe na 4. Yego, itara ndangacyerekezo rikoreshwa ryari? Itara ndangacyerekezo icyo twita ikinyoteri, kirinyota indicator. Itara ndangacyerekezo rikoreshwa ryari? Rikoreshwa rero mu guhindura icyerekezo tujya iburyo cyangwa ibumoso. Hajyaga hakunda kubaho utubazo tworohereje umuntu akakubaza ngo ese ngo kuvaga imunaka ujya imunaka ngo habamo amakona ngahe? Akakujijisha ukajyaho ukayabara, no, haba habiri gusa, iry'iburyo n'iry'ibumoso. N'amatara rero ndangacyerekezo akoreshwa iyo tujya iburyo cyangwa tujya hehe? Ibumoso. Aha rero koreshwa
mu guhindura icyerekezo iyo banyuranaho, oya, mu guhindura icyerekezo iyo ari nijoro hatabona, mu guhindura icyerekezo ibumoso cyangwa iburyo, terebye. Aha rero waza kubireba mu ngingo 25, 26 irabivugaho, 25 cyane cyane, indi yongera ikabitsindagira ni ingingo 44 ikubwira intera, umwanya ukoreshwa kugira ngo ubone uhindure icyerekezo. Turakomeza, tegereza neza iyo foto. Iyo foto rero ni ubwoko bw'icyapa kibuza, ntihanyurwa n'imodoka zikoreye imizigo, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe kwikorera ibicuruzwa muri iki cyerekezo. Akenshi baba baragennye umuhanda bamwe ano makamyo manini mujya kunyurayo, noneho imihanda isanzwe ikagendamo vatiri n'ubumodoka buto buto. Aha rero iki cyapa gikoreshwa gute? Mu bisubizo, ntihanyurwa n'amakuzungu, inzira yagenewe makuzungu gusa, inzira yagenewe imodoka zipima hejuru ya toni 10 gusa, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe kwikorera ibicuruzwa cyane, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe kwikorera iki? Ibicuruzwa. Dukomeze. Urebeye ku iyi foto, iki cyapa gisobanura iki? Urebeye ku iyi foto rero, iki cyapa gisobanura akazamuko, akamanuko gashobora guteza ibyago ku kigereranyo cy'10%. Iki cyapa gisobanura akamanuko gashobora gutera iki? Icyago ku kigereranyo cy'10%. Ko iki cyapa gisobanura. Twakomeza. Ndabibutsa ko umuntu wifuza guhabwa ino porogaramu twigiramo ashobora kutwandikira kuri WhatsApp, twandikira SMS, yaduhamagara kuri 0788795200, cyangwa twandikira kuri email intego-driving-school@gmail.com. Byanashoboka ko wadusura kuri YouTube channel yacu Intego Driving School, ari nayo turi kunyuzaho bino biganiro. Biranashoboka ko wadusura aho dukorera Kimironko hafi ya gare, imbere neza ya MTN Service Center, maze tukaganira tukarushaho kungurana ibitekerezo, tukaguhugura. Byose birashoboka. Ushobora no kuba wifuza gushora imari mu bijyanye no gutwara ibinyabiziga, kwigisha, ukaba warabuze inzira yo kubinyuramo. Icyo gihe waduhamagara kuri iyo nimero 0788795200, ukaza tugakorana inama, tukakwereka aho tugeze, ibyo tumaze kugeraho, ibyo twifuza kugeraho, maze wakumva intumbero yacu ari nziza, tukaba twakifatanya tugakorana nta kibazo. Si n'ibyo gusa, n'uwakifuza kudusapotinga akadutera inkunga kugira ngo uyu murimo ukomeze gukorwa, ashobora gukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1, akandika 096 urwego, maze ubushobozi abashije kubona akabunyuzaho. Ntacyo bitwaye, kandi ndizera ko kubo bireba ubufasha nabo burabafasha. Byaba byiza rero namwe mugiye mutwereka ko mudukurikiye, yaba mu bwo buryo bw'ubushobozi, mu by'ubukungu, mu by'inama, inyunguranabitekerezo, kudupromota binyuze gusharinga ibikorwa byacu, ku like, subscribe, comment. Ibyo byose bigenda bitwereka ko mudushyigikiye, turi kubana mu buzima bwa buri munsi, maze bigatuma natwe turushaho gukorana umurava kugira ngo dukomeze kubaha izi serivisi. Niba mubona rero zibafasha, nimwigire hafi, dukomeze dufatanye urugendo, ariko ntibigaherere mu magambo. Mujye mugerageza mwikubite agashyi, mutwereke ko turi kujyana. Yego, cya 17. Itegereze neza iyo foto, ndetse ndizera ko muri kuyibona. Iyo foto rero ni ahantu hasa nko muri karitsiye, wagira ngo ni amazu meza ya hano mu Busanza. Urabona ko ahantu rero ni hazima rwose. Harimo itara rero risa n'icyatsi kibisi, kandi itara risa n'icyatsi kibisi mu ngingo y'104 ritubwira ko ryemerera umugenzi gutambuka, ritanga uburenganzira bwo gukomeza urugendo. None ukibona wowe wakora iki? Ni iki kibazo kiri kubaza.
itara ryerekana ko ikinyabiziga gikora iki. Aha rero iri tara rirerekana ko ikinyabiziga kigomba gukomeza urugendo. Guhita gihagarara, komeza imbere. Kunyuranaho nta gisubizo cy'ukuri kirimo, igisubizo kiri komeza hehe? Imbere. Ndizera ko tuzagenda tujyana nta kibazo. Ikindi kandi ntabwo twigisha amategeko y'umuhanda gusa. Hari umuntu ushobora kuvuga ngo se nihe nakiga imyuga? Twigisha imyuga myinshi itandukanye hano Kimironko. Twigisha ibintu bijyanye n'aya mategeko y'umuhanda nk'uko turimo kubibereka. Tukigisha gutwara imodoka na moto, tukigisha gusuka, gusudira, kudoda, guteka, bino bigezweho by'amahoteli, gukanika, gukina amafilimi, tiyatire, muzika, indimi zitandukanye nk'icyongereza, igifaransa, igiswahili, ikinyarwanda. Yewe n'iyo waba utazi gusoma no kwandika turakurema rwose, duhera kuri i tukazageza ku mpera ya arufabe, kandi nawe rwose ukavuga ngo iyo perezida ndayikorereye cyangwa mbashije nanjye kugira ibyo nihuguraho, iyo baruwa nayiyandikira. Twigisha gusoma no kwandika rwose. Icyiza kirimo abarangije bahabwa seritifika mu myuga ya TVET, bahabwa seritifika zemewe, kandi tubyigisha igihe gito. Harimo imyuga bigira amezi 6, hari ibyo bigamo amezi 3, hari ibyo bigira ukwezi kumwe. Ntabwo ari ibintu bigoye rwose. Nabashishikariza guhaguruka. Ikindi, burya iyo uriho ubana n'ubumuga bw'ingingo zimwe na zimwe ngo nicyo wakitwaza, kubaho nta n'umwuga ushoboye rwose nabyo ni ubumuga mu bundi bubwa. Aha rero ndabakangurira kuza kwifatanya natwe aho dukorera, tukaba twabasha gutezanya imbere. Cya 18, imodoka cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe cyangwa uburemere bugendanwa burenga ibiro 12,500 ntibyemerewe kurenza umuvuduko wa kilometero 50 mu isaha. Ni ikihe kinyabiziga bihuje iri tegeko? Nitujya mu ngingo ya 29 akagemo ka 2, hatubwira ko imodoka cyangwa ibinyabiziga koko bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenze toni 12 n'igice, 12,500, ziba zitemerewe kurenza umuvuduko wa kilometero 50 mu isaha nk'uko turi kubireba hano. Ese ni ikihe kinyabiziga bihuje iri tegeko? Ni velomoteri. Burya velomoteri nayo igenda mu muvuduko utarenze kilometero 50 mu isaha. Kubera ko nta byuma byinshi bifite, ifatwa nk'aho nayo ikora umuzigo uremereye, bityo rero bayigenera kutarenza umuvuduko wa kilometero zingahe? 50 mu isaha. Tubirebe. Amagare ahetse, amagare y'ababana n'ubumuga, velomoteri. Twakomeza ku kindi kibazo gikurikiraho. Itegereze neza iyo foto. Ikibazo cya 19 murayibona? Yego. Hari imodoka iri imbere ishaka kunyuranaho, nako plito yitwaye iwe, hari indi iri inyuma ishaka kuyinyuraho. Ese ni iki dushingiraho mbere yuko tunyuranaho? Mbere yo kunyuranaho, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kureba ibi bikurikira. Mbere yo kunyuranaho, ugomba kubanza kureba ko umuyobozi ugiye kunyuraho atashatse gukatira ibumoso cyangwa kunyura ku bandi. Ikindi, ugomba kubanza kureba ko inyuma yawe nta wundi washatse kukunyuraho, kugira ngo mutagonganira mwese mu gisate kitari icyanyu. Ikindi, kureba ko ibumoso bwawe aho nyine ugiye kunyura muri icyo gisate ugiye kunyuramo kitarimo inkomyi, hakurikijwe intera iyo nkomyi yaba irimo, n'umuvuduko wowe waba ufite cyangwa umuvuduko w'ibinyabiziga ugiye kunyuraho, kugira ngo iyo nkomyi itaba intandaro y'imbogamizi y'uburyo bwo kugendera mu muhanda. Ikindi, ukagaruka iburyo bwawe utabangamiye umugenzi cyangwa abagenzi wagize gute wanyuzeho. Ibyo ni ngombwa. Ikindi rero, banza usabe inzira. Ugomba kuyisaba uti, ushyiramo ikiriteri cy'amagana ibumoso, werekana ko ushaka kumunyuraho, ukaba wamuterera amatara y'imburiramo depanse, haba hadatuwe ukaba ushobora kuvuza n'agahoni gake, nawe yabireba muri retroviseri akaba yashyiramo ikiriteri cy'iburyo yemera ko agiye kuguhegamira. Iyo atabyemeye, ugomba kumugenda inyuma, nta kindi kiba kiyongeyeho. None rero urebye hano
uyu muntu ko arimo kugendera hagati mu muhanda nk'usa nk'ugendera ku karongo k'umweru, ubu kunyuranaho biremewe mu buryo bukwiye? Ntabwo byemewe. Ese twakora iki noneho rero? Turabireba hano. Kunyuranaho bibera hehe muri aka kanya? Turebe kuri iyi foto. Ubundi kunyuranaho bibera ibumoso bw'imodoka iri imbere. Reka turebe. Utwaye areba igice kidafite imbogamizi? Oya. Kunyuranaho bibera ibumoso bw'imodoka iri imbere cyane. Kunyuranaho bibera iburyo bw'imodoka iri imbere? Oya. Iburyo n'ibumoso? Oya. Ubwo muri icyo gihe umaze kubona ubisobanukiwe, uhita ukora hano tugakomeza. Icya nyuma mwitegereze. Tukiri hano bagendaga bakwereka inyuma imbere, inyuma imbere. Noneho iyo ugeze ku cya nyuma aricyo cya 20, hahita hazaho gusubira inyuma cyangwa kureba amanota. Iyo rero usubira inyuma ubanza kureba ko gifite iminota, kuko si byiza gusubira inyuma iminota yagushiranye, kuko iyo urangaye ntubashe kureba ko ufite iminota, birangira kikubye ugasanga ugiyeho kujya gushaka ubufasha ku bakozi bafite ububasha kandi wazize uburangare. Ariko iyo iminota ukiyifite, gusubira inyuma biba byemewe. Ndaje ndabereka urugero. Ikibazo cya 20. Abagendera mu nzira nyabagendwa babujijwe kwata iki? Kwata no gukora iki? Kwata no kurya isata birengera, nko kugenda wikuba ku muntu. Hari abantu mugendana mu muhanda ugasanga kamambiri wenda wambaye udusiripa twawe aragenda dukandagiramo. Wese umuhanda ni mutoya, wakigiye hirya ukibaza bakakuyobera. Ariko uko rero ni nko kwata. Urundi rugero, hari umuntu ushobora gupakira amabati, inzugi, amashevro, matiyo, imbaho, ibiti, akagenda bikuba ku bagenzi b'abanyamaguru cyangwa abandi bantu runaka. Babujijwe ibyo rero, babujijwe kwata. Abagendera mu nzira nyabagendwa babujijwe kwata n'ibintu bigeze muri 4. Babujijwe kwata ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu. Baba bambaye umwenda witwa toka ntunkore, babujijwe rero kwatwa. Ikindi, babujijwe kwata imirongo y'abasirikare bagenda kuri gahunda. Ikindi, babujijwe kwata abanyeshuri bashorewe n'umwarimu. Bamwe bagiye mu rugendo shuri hirya no hino hatandukanye, babujijwe kwatwa. Ikindi, babujijwe kwata uruhererekane. Iyo tuvuze imperekerane cyangwa uruhererekane, niba abantu bazaza bavuye wenda ahantu hamwe, tuvuye kwibuka, tuvuye gushyingura, tuvuye mu butambagiro mutagatifu, tuvuye Ikibeho, tuvuye mu isoko. Isoko ryo ntabwo abantu baza bavuye ku gahunda imwe, ahubwo wenda inama irarangiye cyangwa se tugiye mu nama, birashoboka. Ahantu runaka nyine basa nk'aho abantu bavuye gushyingura, abantu bavuye ku mugambi umwe, bagiye ku mugambi umwe, cyangwa impunzi, cyangwa ba bantu bafatanyije gahunda bagiye ahantu hamwe uruhererekane. Abo rero babujijwe kugira gute? Kwatwa. Turebeye rero mu kibazo hano birabaza iki? Abagendera mu nzira nyabagendwa babujijwe kwata iki? Imirongo y'abanyeshuri? Oya. Impamvu ni iyihe? Babujijwe kwata imirongo y'abanyeshuri ariko kongera akajambo kavuga ngo bashorewe n'umwarimu. Babujijwe kwata uruhererekane, ako ko karuzuye. Babujijwe kwata imirongo y'abasirikare bagenda kuri gahunda, ntabwo kariho. Babujijwe kwata ibinyabiziga bishoreranye? Oya. Babujijwe kwata iki? Uruhererekane. Iyo rero urebye umaze gukora ikibazo cya nyuma, hano rero kureba amanota, iyo submate, uramutse ukiritse submate, then records zawe zitazijya mu buryo bwa ya code wiyandikishije, then amanota ubonye ukaba ariyo ucyura. Uramutse ariko ugifite igihe, kareba kuri taburo ukavuga ngo iminota ndacyayifite, kandi hari icyo nakoze numva wenda ntabwo mbyizeye. Iyo myumvire abantu barayigira. Aho noneho ho uzahita wihutira kuvuga utoke, reka nsubire inyuma. Uzakora hano kuri preview cyangwa se usubira inyuma, usome neza ikibazo uko cyabazaga. Numara kumva ukisobanukiwe, uhita ugira gute? Ugikoraho, then ugire gute? Ujya imbere cyangwa ujya inyuma niba ushaka kureba ikindi. Nuko nguko, ntabwo bigoye. Iyi application turayitanga buri munsi. Wowe uraduhamagara, niyo bibaye ngombwa ko hari igisa nk'ikiguzi wenda tugucaginze, ntabwo bihenze. Ese buriya fanta y'ibihumbi 5 ntushobora kuyigurira umuntu umwicaye? Ese ubundi ho muri babiri fanta y'ibihumbi 5 yo yamara iki? Ni ntoya cyane rwose, nta n'icyayi kirimo aho. Ariko
hari biterwa na bando y'icyo ushaka gucaginga. Iwacu turumvikana, ntabwo tujya tugora abantu. Birashoboka rero waduhamagara 0788 795 200, watwandikira kuri WhatsApp, birashoboka ko watuvizita aho dukorera ukaza tukakwereka ibyo dukora, uko dukora, ubundi wakumva kwifatanya tugakomeza, ntacyo bitwaye. Ariko ndabashishikariza gukurikirana aya masomo kuko muyahererwa ku kiguzi gisa nk'aho ari gito cyane, nimba usabwa megabayiti gusa, ushobora no kukidownloadinga ukagitunga iwawe ukajya uhora ukireba. Rwose ndumva ntabwo ari ikiguzi kinini. So turakomeje. Aha rero tugiye kureba amanota. Iyo rero umaze kureba amanota, urategereza uko ikiritse amanota yamara kuzamo, ubundi ukareba ibyo wishe cyangwa uko wagiye ubikora bikurikirana, kuko ntabwo bigoye. Ibi ndabashishikariza ko ari ibintu uwo ari we wese ashobora kugira gute, ashobora gushobora, sibyo? Reka rero turebe amanota akatinze. Murabona rero hano tumaze kureba amanota. Urabona tubonye amanota angahe? 20 kuri 20. N'ikimenyetso kigaragaza ko wize neza, wabihaye umwanya, biba bishoboka gutsinda. Biba bishoboka kubona amanota rwose 20 kuri 20. Noneho dore ko unasabwa 12 kuri 20. Ibaze kugira ngo bose abone amanota 12 kuri 20, noneho ubashe kubona 20 kuri 20, 18, 17. Dufite ingero nyinshi z'aho byashobotse. Dufite abantu benshi twatsindishije rwose, babaho ubuhamya. Hano rero nk'uko porogaramu nagiye nyibereka uko ikora, iyo urangije gukora gutya ikizamini ukareba amanota, ushobora gukanda kuri subiramo nimba hari ibyo wari wishe, kugira ngo noneho ubisubiremo maze kubisuzuma, cyangwa kari agafureshe ko mu iguni hano ibumoso ko kwereka ko kujya ku kindi kibazo. Porogaramu yacu ikora neza, iroroshye kuyigiramo rwose, ahubwo nyuberwa umuntu ujyaho kwiharanga rwose, bikavaho birinda kunamunanira, kandi yari afite okaziyo nyinshi zo kubishobora. Tugiye gukora rero isoma, turebe neza ese koko ibyo twari twasubije koko nibyo nk'uko tubonye ayo manota. Nibyo hano. Aha rero cyari cya kibazo cya mbere nk'uko cyari cyaje kibaza. Ikibazo cya mbere, uruhushya rw'agateganyo rufite agaciro ku nzego zikurikira. Rufite agaciro ku nzego zose. Cya kabiri, amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzima mu bihe bikurikira. Agomba kuzima iyo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuzima. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzima iyo umuhanda umurikiwe hose, bikaba bihagije kugira ngo umuyobozi arebe mu ntera nibura metero zingahe? 100. Aho ubona V kiba ari ikimenyetso cy'uko twagikoze, niyo mpamvu baduhaye V. Ariko iyo wakishe ntabwo ariko bigenda. Iyo wakishe noneho hazamo kafo, agakuba. Dukomeze. Icya gatatu, amatara ndanga yera cyangwa y'umuhondo ari imbere y'ikinyabiziga n'amatara ari inyuma agomba ariko kuba adahumishije, akagaragara nijoro igihe rikeye mu ntera ya metero zingahe? Metero 300. Itara ni icyatsi kibisi, rituma umuyobozi yerekana ko abonye ikimenyetso cy'uwiteguye kumunyuraho. Iryo tara teguye kumunyuraho, iryo tara rigomba gushyirwa hehe? Inyuma, hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Aha turi mwisubiramo, ugenda ureba ese ibyo nishe, ibyo nakoze, ibyo nakabaye nakoze kurushaho. Icyo gihe ugenda usubiramo kugira ngo urusheho kubimamarayizinga, ibintu bijye bigenda mu buryo nyabwo. Hagati y'imodoka zirekeranyije mu butumwa zigamije urugendo rumwe hagomba kuba nibura intera ya metero zingahe? Hagomba kuba byibura metero 30. Cya gatandatu, iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha ahantu heza hategamye, ubwo ibikoresho by'ihene byakumvikana mu ntera ya metero zingahe? 50. Murabibona. Cya karindwi, mu mihanda yo mu mijyi ubwikorezi ntarengwa bwemewe ku mitambiko 3 ifungirwaho ibiziga 4 ni toni zingahe? Toni 24. Cya munani, iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa gishingwa he kubera iyihe mpamvu? Hafi y'isangano, cyerekana isangano bagendamo bageze gute? Bazengurutse. Cya 9,
Iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe gukora iki? Umuyobozi abujijwe kugendera mu gisate kiri ibumoso. Cya cumi, ibimenyetso bigenga uburyo bwo kugenda mu nzira mu muhanda birimo ibyiciro bingahe? Birimo ibyiciro bingahe? Birimo ibyiciro bitatu. Twakomeza. 11, witegereje neza iyi foto, aka kapa ka mpande eshatu gashyirwa mu ntera ingana ite mu muhanda nyabagendwa? Aka kapa rero gashyirwa mu ntera nibura metero 100. 12, witegereje neza iki cyapa, umuvuduko ntarengwa muri iyi nzira nyabagendwa ungana ute? Umuvuduko ntarengwa muri iyi nzira nyabagendwa rero ugarukiye ku birometero 90 mu isaha. 13, iyo bidashoboka gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero 1 kandi umunyamaguru akaba anyura hafi y'inkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite umuvuduko ntarengwa utarengeje kangahe? Umuvuduko wa kilometero 5 mu isaha. Cya 14, itara ndanga cyerekezo rigomba gushyirwa magana he? Itara ndanga cyerekezo rigomba rikoreshwa ryari? Itara ndanga cyerekezo rikoreshwa mu gihe duhindura icyerekezo tujya ibumoso cyangwa iburyo. 15, iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa gikoreshwa gute? Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe kwikorera ibicuruzwa. 16, itegereze neza iyi foto, iki cyapa gikoreshwa gute cyangwa se gisobanura iki? Gishyirwa he? Iki cyapa rero cyerekana akamanuko gashobora guteza ibyago ku kigereranyo cy'10 ku ijana. 17, witegereje neza iyo foto urayibona harimo itara ry'icyatsi kibisi. Itara ryerekana ko ikinyabiziga gikora iki? Igisubizo nta kindi, ikinyabiziga kigomba gukomeza imbere. 18, imodoka cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe bugendanwa butarenga ibiro 12,500 ntibyemerewe kugenda birengeje umuvuduko wa kilometero 50 mu isaha. Ni ikihe kinyabiziga bihuje iri tegeko? Nta kindi ni velo moteri. Cya 19, witegereje neza iyo foto, kunyuranaho bibera hehe muri aka kanya? Kunyuranaho rero bibera ibumoso bw'imodoka iri imbere. Kunyuranaho bibera ibumoso bw'imodoka iri imbere. Cya 20, abagendera mu nzira nyabagendwa babujijwe kwata iki? Abagendera mu nzira nyabagendwa babujijwe kwata uruhererekane. Babujijwe kwata uruhererekane. Iyo urangije rero gukora ubu buryo tuvuyemo, noneho ubundi buryo busigaje nta bundi ni ukugenda noneho umomarayizinga, usoma kamwe ku kandi ukumva neza, nimba hari n'icyo wari wanishe ukabona umwanya mwiza wo kugisubiramo, deni ubundi ugakora ya reviziyo handi gusubiramo, cyangwa ugakora kuri ka gafureshe k'ibumoso ko kugira ngo ujye ku yindi kopi. Ndacyararika ba bantu bifuza kwifatanya natwe, ba bantu bifuza kwiga iwacu. Inomero nta yindi ni 0788 iyo mubona kuri taburo. Mushobora kuyitwandikira kuri WhatsApp mukoresheje SMS, mwadusura kuri Facebook page Intego Driving School, Twitter Intego Driving School, LinkedIn Intego Driving School, YouTube channel Intego Driving School. Mushobora no kuba mwatuvizita mukadusura aho dukorera Kimironko hafi ya gare imbere neza ya MTN Service Center. Birashoboka kandi ko waba utifuza kwiga amategeko y'umuhanda gusa, wifuza no kwiga kudoda, gukanika, gusuka, gusudira, guteka, ibintu bijyanye n'umuziki. Tugira ibyuma dukodesha by'imiziki, tugira abo dukorera imiziki. Iyo wifuje tugakupromota, tukakumanaginga, yewe n'aba bandi bafite impano bose dushobora kubakira
binyuze mu buryo bw'ubufatanye. Tugira ye n'imishinga yishyurira abanyeshuri imyuga imwe n'imwe. Amahirwe ari kumenya ayo makuru cyonyine gusa, cyonyine, ubundi ukaba waza tukakwakira maze ugakomeza amasomo. Si ibyo gusa rero, twigishamo n'indimi zitandukanye: Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, Ikinyarwanda, yewe kabone n'ubwo utaba uzi gusoma no kwandika, turakwakira tukaguhera hasi tukakuzamura gahoro gahoro, tukazamurana. Bavandimwe rero, byaba byiza aya mahirwe adapfuye ubusa, ayo mahirwe twifatanyije uko byagakwiye maze tukayabyaza umusaruro. Murakoze, ndabashimira ko mwabashije gukurikirana isomo ry'uyu munsi, none ku itariki 6 z'ukwa karindwi 2023. Nkaba mbashishikariza kuzagenda mukurikirana amasomo uko azajya agenda akurikirana uruhererekane rwayo. Nta na rimwe nzongera guhagarara kuko bamaze iminsi babidusaba. Ikindi, mujye mwibuka gukora subscribe banyakubahwa mu byohero byanyu. Nanjye mba nabahaye ubu bumenyi for nothing, for free rwose. Namwe mujye mugerageza mukora ka subscribe, comment, share, mu liking. Iyo nkunga kuyifite akanyenyeri 182 akanyenyeri 2 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 096, ubwo ni kode ndimo kubasomera: 0968332. yanditse Intego Driving School. Tunagira agafanta natwe twumve uko weekend yagenze neza. Birashoboka ko ushobora kwifuza kwifatanya natwe ukaba waza, bishoboka ko ushobora kwifuza ubujyanama, ushobora no kubugira natwe ukaba wabuduha. Ibi byose birashoboka. Uko byagenda kose tuzakorana nimuba muyifite mu bushake. Murakoze. Mu Ntego Driving School, umwarimu ni Manutabanzi Jean Pierre, uhagarariye igisata cyo kwigisha imyuga irimo gukanika kimwe n'amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga. Murakoze, naho ubutaha, mugire umunsi mwiza kandi mbifurije umugisha uva ku Mana. Okay.